bifurije kugira ibihe byiza mwe mudukurikiye muri aka kanya ndetse tunabasabira gukomeza kugubwa neza mu byo mukora byose. Uyu munsi wa none nkuko mubibona turi kumwe na Pastor Ezra Mpyisi, tugiye kuganira. Impamvu nyamukuru duteye kuganira na amakuru yabyutsa acicikana ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi, amakuru y'ibihuha, nyisi bihuha kubera ko ibyatangajwemo ntaho bihuriye n'ukuri. Batangaje yuko Pastor Ezra Mpyisi yitabye Imana, none turi kumwe nonaha. Ubu koko ibi ni ibihuha. Pastor, ibi bintu aya makuru yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga waje kuyabona nawe? Nanjye byangezeho ndavuga nti ese ko mbibonye mba ndohutse nababara. Navuze nti ayaba impamo. Oya. Ko bakunze banje bo kibashaka iyo mvugo. Ntabwo tuyishaka rwose. Barashaka komeza kubaho ariko ndababaye. Amezi 6 nterurwa n'igihe kirekire. Amezi 6 ndibwa. None rero baravuga ngo nitavye Imana. Ndacyariho ni mu ndebe. Baba. Bafunze ni karuvani. Ariko nifata kuko umubiri wabaye amagufa gusa. Ariko napfuye kugerageza ngo nterekere ibyo najyaga nkora nkiri muzima. Nuko ariko wayambayira nakubera. None birambereye. Ngaho ni mu ndebe. Nijye ubabwira si umunsi muwe. Nijye ubabwira ko nkiri muzima, ko nkiriho, ko ngihumeka. Kandi nkaba bishimira Imana. Nkaba nkibasha kuvuga no kureba no kumva no kwandika no gutekereza, nkamenya icyo mvuga icyo ari cyo. Ubungubu turarwana n'urupfu. Insinzi y'urupfu no kugira Yesu mu bwonko, ugatsinda gukora icyaha. Ubu bugingo bw'amaherezo yabwo nawe ukiri umusore ejo uzaba wagiye. Uzaba wagiye. None rero ngenda none ngende ejo, hahirwa bapfa bapfiriye mu Mwami Yesu. Niko Yohana yabivuze mu Yahishuwe. Hahirwa bapfa kuko ejo bazazurwa bagahabwa imibiri mishya, bagahabwa kamere nziza, sinless nature, sin full nature. Kamere mbi zitera gukora icyaha igahunga. Yakobo 4:7-8, mugandukira Imana murwanye Satani azahunga. Ntabwo Satani yirukanwa n'amashengesho, arabaseka abanyamashengesho. Satani yirukanwa n'iki? No kugira Yesu mu bwonko. Kamere mbi bavukanwa igutera kunanirwa kureka icyaha n'uburyohe bwacyo, igapfa. Kamere mbi sohotse Yesu akinjira. Nigenzera n'ukuri n'ubugingo nta ujya kuri Data nta mujyanye. Uwo ni Yesu wabivuze. None rero dore ndaho ndi mutaraga, ndi muzima ndavuga, ariko amaherezo ni ugupfa. Ibyo mubimenye. Nakongera nkambara ndi myaka 100 ni ugupfa. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu kuko insinzi rero nuko nakira iri jambo ry'Imana rikangera mu bwonko. Iri jambo baha ukagira igihe cyo kuryigaburira, ukaryibuganizamo, ubwonko bwawe bukagengwa na Yesu Kristo. Ryashyano rigahunga, ukabaho udakora icyaha. Ibyaha wakoze ukabibabarirwa, ukitwa mwene Imana. None Pastor, bakirito kazi muzi ko mwitabene Imana muri bene Satani. Kuki muracyakora ibyaha?
ubu nkanjye ndi uwiringiye Imana se si ndi uw'Imana urayiringiye ariko urakora amahano ndicuza ndagenda nkicuza Imana ikambabarira urakora amahano none se ubu pastor nk'aba bantu baba bagiye ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ibi ntabwo ari ubwa mbere babivuze iyo ubyumvise wumva bitaguteye ubwoba ko bakwifuriza urupfu kuko n'abagaragu ba Satani Satani ubwo bavukisha ngo abantu babone ikintu birirwa bavuga mpyisi yapfuye inkuru aho bahuriye urabizi sha yagiye yego nagiye ndi mu mwami Yesu ariko kandi baranabeshya ntabwo wagiye Yesu kuki ariko amaherezo nzagenda hari umuntu icyo mujya mukibuka ibyo ni ukwirema agatima amaherezo y'inzira ni mu nzu n'amaherezo yacu dukomeje gukora ibyaha ntitugire Yesu mu bwonko n'urupfu kandi rw'iteka ryose ariko urupfu turarutinya kumva umuntu ari Yesu mu bwonko yarunesheje nta rutinya ahubwo ruramutinya rukamuhunga mama we ruba rwaguhunze ruradutinya Yakobo 4:7-8 mumwirukana azabahunga mukagira ngo ari urukanwa n'amashengesho no kumugira mu Yesu mu bwonko wa mubiri w'icyatsi muzakora icyaha mu bwonko hari ubumana kugira Yesu bituma urupfu rugutinya bikaba ari byo byatumye uramba iyi myaka yose abantu babibaza ukarambuka abwira abantu ibyiza by'ijuru byise nshya tugiye guturamo none aba bantu tubona bapfa bakiri bato buriya akenshi ni ukubura Yesu mu bwonko oya waba musaza waba muto bose barapfa n'impinja zirapfa hari gupfa upfiriye mu mwami Yesu nicyo wari ukwiriye kunsiga hano tuti nagira Yesu mu bwonko kitubwira ukuntu twagira Yesu mu bwonko ngiki cyo nkeneye kubwira abantu ngiki abantu bakeneye kunyumva kugira Yesu mu bwonko turagira dute rero ni ukwigaburira Bibiliya kugeza ubwo umwuka wera kwinjizamo jambo bavukanwa wavukanye sinful nature kamere mbi igahunga ijambo ry'Imana ritungutse kamere mbi irahambira ukabaho udakora icyaha ko bigoye ugashimira Imana uti naranesheje none se nupfa ukiri ahari urapfuye icyaha ko kiryoha pastor Yesu akirusha kuryoha inshuro 100 ni ukuri rwose pe ibyo akirusha kuryoha inshuro nyinshi iyo wamwakiriye arakuryohera icyaha kikakubihira ubundi cyakuryoheraga none rero mu magambo magufi jye n'uyu munyamakuru uringiye Imana twagira ngo tubabwire ko sindava mu mwuka ndacyari umurwayi ariko umunsi wo kuva mu mwuka nturagera ibyo bavuze ni impuha ndacyavuga ndacyabwiriza ndacyabwira abantu insinzi y'icyaha Imana ibaho umugisha nicyo nashakaga kubamenyesha hari akabazo kamwe nshaka kukubaza hari abantu banditse muri komanteri bakibona izo nkuru bababaye cyane bafite agahinda bavuga bati rwose umusaza wacu aragiye ngira ngo wabaha ubutumwa ese wavuze ngo igihe kizagera n'ubundi ugende bazitware bate hari amarira bazarire bazishime murarira murababaye kandi ni mukuri ndi umubyeyi unyuranyije n'abandi babyeyi bo gusa
ndakubwira isinzi y'icyaha. Icyo nicyo kikwiriye kubabaza uti tuzabwirwa nande isinzi y'icyaha. Icyo nicyo gikwiriye kukubabaza. Naho kugenda kwanjye hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami Yesu. Nicyo nshaka kubumvisha abumvise iyo nkuru mwese, mubabaye mutababaye, ko nawe uzapfa uzagenda upfiriye mu mwami Yesu, uzagenda ufite Yesu mu bwonko, uvuga uti ndagushima Mana kuko wampaye kunesha, nkaba narabatuwe ntakiri imbata ya kamere mbi ya sinful nature, ahubwo nduwumvira jambo sinless nature. Sinless nature, less ubuziracyaha mama we, nkagenda ndi umuziracyaha. Nicyo nsaba Imana. Naho gupfa ko ugomba gupfa, nawe uzapfa. N'uyu wabitangaje azapfa. N'uwabitangaje azapfa, nawe bazamutangaza nk'uko yantangaje. Yende yabirose, yende yababaye, cyangwa se yabyifuzaga kumva, simbizi simuzi, ariko ndamwifuriza ngo n'urupfu ruza zamusangira mu mwami Yesu. Pastor, ndagushimiye, urakoze kumara urujijo ku bantu ndetse no kubahumuriza. Ndabigushimiye cyane cyane. Murakoze. Wiringiye Imana. Ndakumva. Wiringire kandi wigire mu bwonko. Twese tuzahurira imbere ya Yesu agarutse. Amen. Tuzaboneke mu muzuko wa mbere, wa kabiri uragatsindwa, bazazukira gutwikwa n'umuriro utazima w'iteka ryose. Bapfa urupfu rw'iteka ryose, duhabwe ubugingo bw'iteka ryose. Ndangije mwese mbifuriza kugira Yesu mu bwonko. Ibyo mbambariza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze.